Jyewe ndi Musoni Flavien. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, wowe waturemye, utuzi, uzi imibereho yacu, uzi ahazaza hacu, waducunguye ufite impamvu, ukaba wifuza ko tubaho mu buzima bufite impamvu, kandi ukaba ugiye kugaruka kudutwara kubw'uko kukwizera n'ijambo ryawe bituma umuntu atwarwa n'ubwami bwawe. Twongeye kugushima cyane. Muri uyu mwanya tuje imbere yawe tugusaba ngo imitekerereze yacu ifashwe nawe, utwambike imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo, kandi imitima yacu ye gutwarwa cyane no kunyurwa n'ijambo ryawe n'ibyo ritubwira. Tugiye kwiga ijambo ryawe duhe guca bugufi kugira ngo abamarayika bawe bera bishimire guterana natwe, kugira ngo Mwuka wawe wera ahumure amaso yacu, atwerekeze ku cyo wifuza twatahana uyu munsi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana amagambo akomeye afite insanganyamatsiko ivuga ngo umwuka w'ubufana mu itorero. Umwuka w'ubufana mu itorero. Wakwibaza uti ubufana ni iki? Uyu munsi wa none abantu benshi basanzwe bakunze kubona mu bigendanye na za politiki, ubona abayobozi benshi iyo bagiye kujya mu bihe by'amatora bashaka abantu bazabafana, abantu bakambara imyenda yabo bakazenguruka ku manywa na nijoro, abenshi bakibagirwa no kurya n'ibindi. Ujya ubona ama ekipe y'umupira w'amaguru, fanatism ikunze kubamo, aho ushobora kubona umuntu yambaye agatuza, yarangiza akiyandikaho amarange ku gatuza, umutwe w'umusatsi agahindura, ndetse agatangira kuvuga ikipe, amakuru yayo, akaba ashobora kuba amakuru y'ubuzima bwe cyangwa y'urugo rwe cyangwa y'akazi ke ntayafite, ariko ay'ikipe ayafite neza. Nanone uretse ibyo ngibyo kandi mu muziki no muri filime, umuntu afana umuntu ku buryo ahora ari kuri internet ategereje ikintu gishyashya runaka kiri buze ngo ahite agifata. Ubufana rero bukoreshwa mu bigendanye n'inyandiko, mu bigendanye n'amadini. Umuntu ashobora gufana idini runaka, akaba yakora urugendo rw'ibirometero 40 ariryo agiye kureba. Umuntu ashobora gufana umuntu runaka mu idini, umuntu ashobora gufana, reka mbabwire, ubufana burimo amoko menshi cyane. Gusa ikigaragara ni uko ubufana butwara umuntu ku buryo umuntu aba atagitekereza cyane, ahubwo umutima we uba waratwawe n'icyo ngicyo cyangwa uwo nguwo afana. Rero ndagira mbabwire inshuti zanjye, mu itorero hagiye habaho ubufana no kugendera mu kigare. Reka mbabwire yuko ijambo ry'Imana rigaragaza ibintu bidasanzwe. Nimureba muri Yohana 21:3, igihe Yesu yari yamaze kuzuka ariko abigishwa be atarahura nabo, Petero yari yaracitse intege. Noneho Petero arangije abwira abandi bigishwa, arababwira ati njyewe nisubiriye kuroba. Niba mubyibuka neza, Yesu yari yaramubwiye, yari yaramukuye mu kuroba, aramubwira ngo nkurikira nza kugira umurobyi w'abantu. Kubw'ibyo kuri Petero gusubira kuroba cyari ikimenyetso cyo gusubira inyuma mu myanzuro. Petero rero yavuze ngo ngiye kuroba, abandi bigishwa nabo bahise bamubwira bati natwe turajyana nawe. Icyo kintu kitwa kumufana, kuba ari umugabo ukunze kuvuga amagambo akomeye, kuba ari umuntu ureba kure, kuba ari umuntu bemeraga yuko agerageza gutekereza cyane. Abigishwa bagendeye mu igare rye ariko batabanje kumenya impamvu. Nshuti zanjye, vuba bidatinze abantu batabana n'Imana mu masengesho bagiye kongera gusubira aho Kristo yari yarabakuye. Aho Kristo yari yarabakuye biteguye gusubirayo. Ubuzima nibukomeza kugorana gutya, benshi bari busubire mu tubari bari barimo, abandi bagiye gusubira aho bakiniraga urusimbi, abandi bagiye gusubira aho bavumbiraga inzoga. Reka mbabwire, ubu buzima nibukomeza gufunga, byanga byakunda abantu bari buvemo, abantu barobaga abantu, abantu baroberaga abantu mu buririmbyi, abantu baroberaga abantu mu kubwiriza, abantu baroberaga abantu mu kuyobora mu nzu y'Imana, abantu baroberaga abantu mu gushima Imana no guhamya ibyayo. Ubuzima nibukomeza kwanga, abenshi biteguye kuvuga ngo nisubiriye kuroba. Kandi vuba bidatinze, bitewe no kuyoborwa n'amarangamutima, bitewe n'ubufana buriho uyu munsi wa none, abantu benshi biteguye kuvuga ngo natwe turajyana nawe. Reka nkwibutse yuko fanatism irimo uburyo bune. Uburyo bwa mbere ni ubwitwa active fan. Active fan, uyu nguyu ni umuntu ufana watowe uboneka ahantu hose, akajyana na ya kipe ahantu igiye hose.
muzabibona hari abantu bajyana n'umubwiriza yagiye yava hano bakimuka, yava runaka bakimuka. Hari abantu muzabona babana na korari, yava akagenda, ariko ugasanga ya korari yonyine niyo yumva, wa mubwiriza niwe yumva gusa. Hari abantu uzasanga usange idini runaka ryarabatwaye ku buryo batanatekereza ngo banibaze niba ryanditse mu byanditswe byera. Ubufana, umwuka w'ubufana mu itorero. Nshuti zanjye, uretse ibyo ngibyo, abantu barimo barafana amakorari, barimo barafana ababwiriza, abantu barimo barafana insengero, abantu bafana abapasiteri, kugeza ubwo umuntu ashobora kwicara akavuga ati umva, uyu mupasiteri ni mu mukuru ahanjye sinzagaruka gusengera ahangaha. Ko ni ubufana. Umwuka w'ubufana kandi ugaragara bitewe n'umuntu uyoboye. Kanaka ye yaboye igitaramo kiba cyiza, kanaka ye yayoboye amateraniro aba meza, kanaka iyo yabigenje gutya bigenda gutya, uriya muntu rwose ndamwemera cyane. Nshuti zanjye, mu bintu by'Imana igihe kirageze ngo tuve mu bufana. Nureba neza muri Bibiliya yawe, Kristo yatumye intumwa ze kubwiriza hirya ya Yerusalemu. Ni muri ubwo buryo Pawulo amaze kwakira ubutumwa bwiza yaragiye ajya mu mujyi witwa Korinto. Ageze mu mujyi witwa Korinto, uyu mujyi wari umujyi uhurirwamo n'abantu benshi. Reka nkwibutse yuko insengero zo mu mijyi, insengero z'ahantu hahurira abantu bavuye imihanda myinshi, zigira ibigeragezo bikomeye kurusha za nsengero zigira abantu batuye ahantu hamwe bahora aho hantu batajya bahindagurika. Niyo mpamvu uzabona insengero zimeze nk'uko Korinto yari imeze zihura n'ibigeragezo cyane. Noneho rero Pawulo amaze kugera i Korinto yahasanze ikigirwamana cyitwa Venus. Iki kigirwamana cyitwa Venus cyari ikigirwamana cy'ikigore, cyari gikunzwe cyane, kukiranya byagendanaga n'imihango ya gipagani y'urukozasoni, ndetse harimo n'imihango y'ubusambanyi. Abantu rero bagisengaga babaga barashyizwemo umwuka w'ubufana cyane, baragifanaga, babaga biteguye no kuba banagipfira, ariko ubwo buryo bagifanaga mu buryo bw'ubujiji. Pawulo ahageze arabigisha. Amaze kubigisha, Imana yashimye yuko ahangayo itorero. Nimusoma neza mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 18 umurongo wa 1, umurongo wa 9 n'uwa 10, muzabibona neza Bibiliya irabyerekana. Pawulo amaze kwigisha ntago yigeze ashaka ko bamufana, kuko yererezaga umusaraba wa Kristo. Muri no minsi hariho inyigisho eshatu. Harimo inyigisho yo kwerereza umusaraba wa Kristo, hari inyigisho yo gushaka ko abantu batsindishirizwa n'imirimo, hakaba n'inyigisho yo guhisha abanyabyaha ububi bwabo. Izo nyigisho nizo zeze. Ariko nagira mbabwire ngo muri izo nyigisho, inyigisho imwe gusa yerura Kristo n'ibyo yakoze kandi ko ariho dukwiye gutega amakiriro, niyo nyigisho yonyine Pawulo yigishaga. Umuntu wigisha inyigisho rero ihora imusaba guca bugufi, ntashobora kwemera ko bamufana. Pawulo rero yarabigishije, ntiyemera yuko rwose bamufana. Ariko nshuti zanjye, ikibazo gikomeye cyaje kuvuka. Noneho nyuma ya Pawulo hakurikiyeho umubwiriza witwaga Apolo. Apolo arigisha, baramukunda. Haba haje Petero yitwaga Kefa, nawe baramukunda cyane. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ikintu gikomeye cyane. Murebe Bibiliya zanyu mu gitabo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10. Pawulo ahana itorero ry'i Korinto kutirema ibice. Ariko bene data, ndabinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose, muhuje imitima n'inama. Kuko bene data, nabwiwe ibyanyu n'abo kwa Kilowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki, nuko umuntu wese muri mwe avuga ati, njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati, ariko njyeweho ndi uwa Apolo, undi nawe ati, njyeweho ndi uwa Kefa, undi ati, njyeweho ndi uwa Kristo. Mbese Kristo yagabanyijwemo ibice? Pawulo niwe wababambiwe, cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Iri torero, wa muco bari basanganywe wo gufana, uyu muco wageze aho urabatwara cyane. Umaze kubatwara cyane, bwa bufana bagiraga kuri cya kigirwamanakazi cya Venus, barangije bwa bufana banabuzana mu gikirisitu. Dufite ikibazo cy'uko hari abantu bashaka ko ubufana bari bafite mu tubari babagamo, mu makipe y'imipira y'amaguru bafanaga, cyangwa se systeme ubufana bafanaga amoko yabo aho bavuka, bene wabo, uburyo bafana ibintu byinshi cyane. Usanga ibyo bintu barabizanye mu rusengero. Nshuti zanjye,
nagira ngo mbabwire Pawulo yagaragaje yuko icyo ari ikibazo gikomeye. Reka nkwibutse yuko abavugabutumwa bari batatu, ariko itorero ryacitsemo ibice bine. Wavuga ngo hari igice cya Pawulo, hari igice cya Kefa, hari igice cya Apolo, hakaba n'igice cyande n'igice cya Kristo. Ariko mu by'ukuri nta gice cya Kristo cyari gihari. Aba bantu biyise ngo ni aba Kristo. Nimureba aba bantu biyitaga ngo ni igice ngo cyasigaye cya Kristo kitarimo ibya bice bitatu. Si uko cyari cyiza, ahubwo muri busange ari cyo gice cyari kibi kuruta ibindi bice byose. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Pawulo arangije ati ibi bintu ntabwo byabaho, ibi ni ibibazo bikomeye cyane. None nshuti zanjye, nagira ngo mbabaze, ese uyu muntu witwa Apolo, tubanze tumenye Apolo yakundiwe iki? Apolo yari ameze ate? Turimo kwiga icyigisho kivuga ngo umwuka w'ubufana. Ndakwinginze usenge cyane kugira ngo Imana ikwereke niba nta mwuka w'ubufana uba muri wowe. Kandi dukwiye kugabanya umwuka w'ubufana, amarangamutima yacu akagabanuka, kwizera akaba ariko kutuyobora. Apolo yari muntu ki? Uyu mugabo witwa Apolo yari umuyuda wavukiye muri Alexandria, ni muri Afurika, ariko yari umuyuda wamanutse araza iwabo, baramanutse bamubyarira muri Alexandria hano mu Misiri, arangije nyuma yaho arongera arazamuka. Uyu muyuda yari yarigishijwe na Yohana Umubatiza, ndetse nyuma yaho kwakira ubutumwa bwiza bwigishwaga na Yohana Umubatiza, Apolo yarabatijwe. Amaze kubatizwa rero atangira kubwiriza ubutumwa bwo kwihana. Ubu butumwa bwo kwihana yigishaga bwakunzwe n'abantu nk'uko Yohana yari ijwi rirangura mu butayu. Apolo nawe yari afite ibibaraga pe. Icya mbere, Apolo yari intyoza. Intyoza ni umuntu uzi kuvuga ibintu bikumvikana, akaba bivuga neza cyane. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo hirya y'ubutyoza hakwiye kuboneka imbaraga y'Imana ituma ibyo umuntu avuga n'ibyo akora bihura. Nta cyaba ari cyo, ntacyo umuntu yaba ari cyo azi kuvuga neza gusa ukamukundira icyo. Yari intyoza, yari umunyabwenge, akaba umuhanga mu byanditswe. Ibi bintu bitatu byatumye abantu bakundaga abanyabwenge cyane, abantu bakundaga abantu b'intyoza, abantu bakundaga abantu b'abanyabwenge, baramwegera baravuga bati uyu ni we wigisha nkumva umutima wanjye uranyuzwe. Nshuti zanjye, n'uyu munsi wa none birahari, aho usanga umuntu arimo kwigisha ku rusengero, ukabona umuntu araje ararungurutse mu rusengero, ararebye, yarangiza ati kana kuriya nta kintu yanyigisha, uriyo amateraniro ubu yabishye, akigendera. Muri ino minsi abantu bafana babwiriza bakibagirwa yuko Yesu ntiyavuze yuko tuzigishwa n'abantu, yavuze yuko Mwuka Wera naza azatwigisha ukuri kose. None uyu munsi wa none Mwuka Wera arimo arakorera mu bantu. Ni gute upinga umuntu ngo ni umukecuru, ni umusaza, ntiyize amashuri menshi, cyangwa se wenda nta buryoza cyane afite? Ariko nagira ngo nkubwire ngo umuntu wese utuje ashaka kumva icyo Imana ivugira mu ijambo ryayo, yaba umwana muto, yaba umukecuru, yaba umusaza, yaba umuntu wakandagiye mu ishuri cyangwa utararikandagiyemo namba, Imana ifite ubutumwa yabacishamo bakabuguha. Rero Apolo uyu nguyu mu byakozwe n'umwa 18:25 hagaragaza ko yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu, yagiraga umwete mwinshi mu mutima avuga ibya Kristo kandi abyigisha neza, ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Mu magambo make, yari azi kubigendanye na Yohana n'ibyo kwihana, ariko iby'urupfu rwa Kristo n'umuzuko we n'ibindi ntago yari abizi. Nta mubwiriza umenya ibintu byose. Mu itorero usengeramo, aho utuye, nagira ngo nkubwire ngo nta mubwiriza uzabona wujuje ibyangombwa Imana ikeneyeho ku itorero ryose. Niyo mpamvu Imana yemera yuko abagabo n'abagore, abasore n'abasaza, abakecuru n'abana bato bashobora mu kanwa kabo kuvamo ikintu gikomeye cyagira inama kiguha mu byanditswe byera. Apolo rero nyuma yaho yaje guhura na Aquila, wari umugabo ukomeye, na Priscilla, bari bazi iby'agakiza, bari barize inyigisho y'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Noneho barangije baramufata, baramwigisha, bamusobanurira ibyo atarazi. Arangije akomeza kubwiriza, atangira gutanga umusaruro. Bibi bintu byatumye akundwa cyane. Ubufana mu bantu b'i Korinto burazamuka. Apolo yaba hari bakavuga bati rwose ubwo ari Apolo urusengero rukuzura. Paulo yaza agasanga rurimo hagati, Petero yaza agasanga rwagezemo hagati, barenda kuzura, ariko Apolo bagakubita bakuzura. Paulo arangije arabyitegereza, na Apolo arabyitegereza. Nguyu Apolo rero, nguko uko yari ateye, baramufanaga cyane, kandi n'uyu munsi wa none abantu barafana. Reka nkwibutse yuko mu nzu y'Imana harimo abantu bazi kuvuga rikijyana, bavuga neza, ariko dukeneye no
kumenya ko ibyo bavuga babisobanukiwe, dukeneye kumenya ubuhamya bw'ibyo bavuga. Mu minsi yashize nigeze kubona ababwiriza bazi kubwiriza neza, bari basigaye babwiriza bakoze mu mifuko, ntiyirirwa anafata Bibiliya ahubwo akavuga ngo ayifite mu mutwe. Abandi bazaga bafite amatelefone ukabona arimo arayirebamo. Ariko nshuti zanjye, igihe kirageze ngo twige gukwiriranya ibyanditswe byera, twitoze kuvuga ijambo ry'Imana kandi dusaba Imana duciye bugufi ngo rikorere muri twe, two kwigirira amakonfidensi menshi, two gushaka kuvanga ibintu by'Imana n'ibintu by'ubusirimu n'ibintu by'ubunyakigali. n'iki uyu mugabo nyuma ye hari umubwiriza witwa Pawulo nawe baramufannye cyane. Nyuma yo guhura na Yesu, Pawulo akabatizwa, agahura na Yesu, Yesu akamuhindurira izina. Murabyibuka yitwaga Sawuli, arangije yitwa Pawulo. Arangije yahawe misiyo yo kubwiriza mu banyamahanga. Uyu mugabo yihaye misiyo yo kwigisha umusaraba wa Kristo gusa, kandi inyigisho Pawulo yigishaga ni inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, niyo yatsindagiraga cyane. Ndetse ariko nanone yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane mu rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 15 cya 12 umurongo wa 15 niho nabisomye. Pawulo yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Pawulo baramufannye, baramukundaga kubera iki? Yari afite ubuhamya. Pawulo yaricaga akavuga ati nge naciye abantu amabere, nagize gutya na gutya, nakurubaniraga abantu mu nkiko, abagore narabicaga, nari mfite urupapuro rw'idini, mu bigendanye n'ubufarisayo nari umuhanga, ndi uwo mu muryango wa Benyamini. Yari afite ibikabyo. Iyo yatangaga ubuhamya, abantu bumvaga yaguma mu buhamya bwe, ntavuga iby'ijambo ry'Imana rivuga. Uyu munsi wa none hari abantu bakunda abantu bafite ubuhamya. Hari abantu ujya kubwiriza bakagutega amatwi ari uko bumvishe yuko wigeze kuba muri za Nyabingi cyangwa se wigeze guca mu bindi bintu. Hari abantu bashaka ko ikibwirizwa cyose gitangira tubanza kuvuga uko twari abasambanyi, uko twari ibisambo, uko twamenaga amazu. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Imana abantu bose baha ubutumwa mu buryo butandukanye, kandi abantu bose Imana ibahagurutsa mu buryo butandukanye. Kubw'ibyo rero icyo nashaka kubwira ngiki ni uko ukwiye gutega ijambo ry'Imana amatwi, ugasenga cyane kugira ngo mu mubwiriza ukuri imbere Imana igire ikikubwira. Ariko nagira ngo mbabwire nshuti zanjye, ubufana nta kintu buzagira aho butugeza. Muri no minsi amakipe menshi asigaye ashaka uburyo agura abafana. Ni gute mu makipe y'umupira w'amaguru bagura abafana? Baricara bakareba umukinnyi ukunzwe cyane, barangiza bagahita bagenda bakamugura. Ikipe zikomeye cyane mu bajya bakurikirana imipira y'amaguru nka Real Madrid, Barcelona, amakipe nka za Juventus n'amakipe akomeye ku isi, ariko usanga baragenda bakareba muri shampiyona z'ahandi, bakareba umukinnyi wakunzwe cyane, bamara kumureba bakavuga bati uyu muntu arakurikirwa. Bivuze ngo social media zizadukurikira, amateleviziyo azadukurikira, abamamaza bazadukurikira, abantu nitugusohora imyenda yanditseho ifoto y'uyu muntu bazayigura. Barangije icyo bakora ni kimwe, baragenda atari uko wa mukinnyi bamukunze cyane, baragenda bagafata wa mukinnyi bakamwimura. Iyo bamwimuye nibwo uzajya kumva wumva umuntu mwari mwicaranye ejo yafanaga Arsenal, wajya kumva cyangwa yafanaga Man City cyangwa se yafanaga Chelsea, mwaganira agahita akubwira ati reka dati ngewe ntabwo nyiyifana nayivuyeho. Kubera iki? Umukinnyi bamwimuye. Vuba bidatinze abantu turimo gufana mu by'Imana, Satani agiye kubimura. Satani nabakura mu itorero ry'ukuri bakagenda, abantu bazajyana nabo. Satani nabakura mu by'agakiza bakaba bapagani rwimbi, abantu bazajyana nabo. Satani nababwira guhamya yuko iby'Imana bitabaho, abantu nabo bazagwa. Uyu munsi wa none ni target ya Satani kugusha abantu bakunzwe cyane, noneho barangiza babareberagaho nabo bakagwa. Nshuti zanjye, niba hari ingaruka zikomeye abantu bagiye kugira ni muri no minsi y'imperuka, igihe cyacu cyo gufana ababwiriza, igihe cyacu cyo gufana abapasteri, kugeza ubwo ubu hari n'amadini afite abantu bitirirwa amazina y'ayo madini. Umuntu akagura ngo ngiye gusengera kwa kanaka, ngiye gusengera kwa kanaka, kugeza igihe uzashaka Imana ukumva urwo rusengero si urw'Imana rwabaye urwe. Yakwinjira abantu bakarira bakihanagura amarira, ku buryo yinjira ukumva umutuzo urabonetse ukagira ngo ni Imana yinjiye. Nagira ngo mbabwire ngo mugabanye ubufana, ahubwo mwitoze icyo ijambo ry'Imana rivuga. Satani agiye guhindura abakinnyi b'abahanga, kandi natwe tuzisanga kubw'amarangamutima twahinduye amakipe. Ibi bintu birababaje cyane.
mu rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 12 umurongo wa 15 Pawulo arangije asobanurira itorero ry'i Korinto. Mbere aza gushinga itorero bari baramukunze, igihe cyarageze kubera gufana Apolo, Pawulo yahagera akabona arimo aravuga ntibamwumve. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki kintu uyu mwuka urahari, aho korari igenda imbere ikaririmba, abantu bagakoma amashyi, abantu bagahaguruka bakavuza ibikobwa muri ano matorero atazi agaciro k'urusengero. Warangiza ukabona abantu batwawe rwose, umuririmbyi yazaza ahogoza mikrofone nta n'ijambo rya Bibiliya yavuze, abantu ukabona bararize bakuyemo ibitambaro barazunguje. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu kibabaje, ibyo byose ni ubufana. Niyo mpamvu Satani yiteguye guhindura. Ariko noneho bigenda gute? Iyo habonetse iyindi korari igiye gukurikira yayindi ako kanya, ya korari iratangira, yatangira kuririmba ibintu bituje, yatangira kuririmba ibintu biva muri Bibiliya, yatangira kuririmba nta muntu ushaka kwigaragaza ngo yerekane ko ari umuhanga. Abantu barangiza bataba abaturage babatoraguye he? Iyi korari iratuveteje. Hari n'abatinyuka bakavuga ngo bankuye muri mudu. Ndetse nagira ngo mbabwire, byanga byakunda ubufana buragaragara. Reka mbabwire amagambo ababaje. Ba bantu, umuntu ufite ubufana muri we igihe kiragera agacika intege. Iyo abonye ukurenze aragenda. Amadini menshi ubu yuzuyemo abantu b'abafana bagira ngo ni abakristo, ariko ari abafana bakunda ibintu bishyushye. Umunsi byabakonjanye gatoya, bitewe n'uko umuriro waka muri izo nsengero atari umuriro wacanywe n'Imana w'ubuturo bwera, ahubwo ari umuriro wicaniwe n'abantu. Uko umuriro uzaza ugenda ugabanuka bitewe n'imperuka turimo kwinjiramo, niko abafana bazaza bajyaho bishyushye, kandi aho Satani azakongeza niho abantu benshi bazaboneka. Reka twihute umurongo wa 14. Dore ubu ni ubwa gatatu nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababera ikirushya. Si ibyanyu nshaka, ahubwo nimwe ubwanyu nshaka. Kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi babo, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Ku bwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye, ndetse no kwitanga rwose, nitangira ubugingo bwanyu. Nubwo uko ndushaho kubakunda, ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Ikibazo cy'ubufana. Barabanje baramukunda, yazaza avuga bati Pawulo rwose Pawulo, bakahurura bakuzura urusengero, bagahurura aho ari mu rugo arimo kwigishamo. Igihe kiragera atangiye kuzaza babwira ubutumwa bwiza bwo kwihana, ubutumwa bwiza bwo kubabarirwa ibyaha, uko umuntu atsindishirizwa, uko umuntu akwiye kureka icyaha niba ashaka kuzatura mu bwami bw'Imana, imico iranga abantu bamenye Imana, uko bagomba kwitandukanya n'abapagani. Abakorinto baragenda bararakara. Uko Pawulo yarushagaho kwigisha inyigisho y'umusaraba, uko yarushagaho kwerekana urukundo rw'Imana cyane, niko barushijeho kugenda bamwanga. Byarangiye gute rero? Byarangiye Pawulo batangiye kumuhararukwa. Baravuga ati niteguye no gutanga ibyanjye byose. Ariko ikibazo, uko ndushaho kubakunda niko murushaho kugenda munyanga. Pawulo rero igihe cye cyaje kugera, agira agahinda. Ndetse ikintu kigaragara ni iki? Nuko Pawulo yageze nubwo akora ibintu bidasanzwe, abaha ubuhamya, arangije agaragaza impinduka yabaye muri we, yerekana uburyo yagiye akundwa na Kristo, ariko ntacyo byatanze. Ubufana bwarakomeje rero. Nyuma ya Pawulo haje uwitwa Kefa. Kefa uyu ni Petero. Murabyibuka Petero muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 40 kugeza kwa 42 hagaragaza ko Petero yagize amahirwe igihe yahuraga na Yesu. Yesu yamuhaye irindi zina, ariyo mpamvu yiswe Kefa. Noneho ikindi kintu gikomeye, uyu nguyu nk'uko Pawulo yari umuntu wari ufite ibitangaza, Petero we yari mu bantu Yesu yahamagaye bwa mbere. Mu magambo make, amaze igihe, yavugaga yuko amaze igihe mu itorero. Uyu munsi wa none hari abantu bameze nka Petero muganira, akakubwira ati ngiye aba babwiriza bashyashya bameze nka Apolo, aba bantu bakangisha ibintu by'ubuhamya bameze nka Pawulo, ntago bajya banyemeza. Ngewe nemera Petero, niwe wabaye mbere, niwe uzi ibintu by'iri torero, niwe uzi aho riva. Umuntu wabanye na Yesu bakicarana bagasangira bakagenda naho aramukinisha. Ndetse Petero yari afite n'ikindi kintu gikomeye muri we. Murabyibuka yuko inyigisho ivuga yuko Petero afite imfunguzo. Mujya mwumva hano hanze yuko abantu bavuga ngo Petero ngo Yesu yamuhaye imfunguzo ngo no mu ijuru ngo niwe uzaba zifite. Ariko nyamara siko bimeze. Ibyahishuwe 1:18, ibyahishuwe 1:17, 18, 19, Yesu yavuze ko ari ufite imfunguzo.
ikindi kandi nimusoma mu Byahishuwe igice cya 11 haragaragaza neza amagambo akomeye. Ibyashuwe igice cya 11, Ibyashuwe igice cya 11 umurongo wa 6 bagaragaza iby'abahamya babiri. Abahamya babiri bashushanya ibyanditswe byera, isezerano rya kera n'irishya. Baranditse ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru, ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Mu magambo make, ibyanditswe byera bifite ubushobozi bwo gufunga ijuru no kurifungura. Rero ntabwo Petero azaba ari ku rugi. Umuntu utumvira ibyanditswe byera ntabwo ashobora amarembo y'ijuru kuzamukingurirwa. Rero ibi byo Yesu yavugaga ni iki? Uru rufunguzo Yesu yavugaga ni uruhe? Nshuti zanjye, abantu bakeneye kwiga byimbitse. Petero kandi mu byibuke Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo kuri urwo rutare Petros, kuri wowe, kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Mu by'ukuri abantu benshi bahise batekereza ko Yesu avuze ngo kuri Petero niho azubaka itorero. Ibyo byatumye Roma kuva muri 68 imaze kwica Petero imubambye acuritse. Igihe cyarageze mu ijana rya mbere baragenda bafata amagufa ye bayatereka ahantu, barangije bubakiraho kiliziya bayitira Petero wera. Ariko mu by'ukuri aho niho bahera bavuga ngo kiliziya yubatse ngo ku ntumwa n'abahanuzi, nuko amagufa y'intumwa zose zabayeho inyinshi bayafite i Roma, ibisigazwa byayo bayafite i Roma. Ariko nshuti zanjye, ntabwo ari cyo Yesu yavugaga. Petero rero ageze i Korinto baramwemeye baramufana, baravuga bati uyu nguyu yabanye na Yesu, ndetse ibi bintu biragenda biracika. Ariko igihe cyarageze Petero naye baramuhararukwa. Ubufana mu rusengero. Itsinda rya 4 ubwo ni ryo tugezeho. Iri tsinda ni itsinda ryitwaga irya Kristo. Nshuti zanjye, nagira ngo iri tsinda kugira ngo ndisobanure neza, ndashaka kwifashisha igitabo hano cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Iki gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ni igitabo cy'umwuka w'abahanuzi, paje 172, ni mu cyigisho cyitwa Apollo ari Korinto. Banditse amagambo akoye, baranditse ngo mu gihe cy'intumwa hariho abantu bayobye bavugaga ko bizera Kristo, ariko banga guha intumwa ze icyubahiro. Bavugaga ko bizera Kristo ariko intumwa ze bakazisuzugura, abakozi b'Imana bakabasuzugura. Bavuze ko batakurikiye umwigishwa w'umuntu, ko ahubwo mu buryo butaziguye bigishijwe na Kristo. Bavugaga ko Yesu abigisha mu buryo butaziguye, mu buryo bw'ibanga. Aba bantu ni babandi mujya mubona mu nsengero, mwicara mukaganira, mwaganira akakubwira ati ijwi mu gitondo ryambwiye ngo nagiye kubona mbona urumuri imbere yanjye, Imana yambwiye ngo. Uzi ko hari ikintu Imana yanyeretse nkatangara, ibi bintu Imana yabinyeretse mu gitondo. Abantu bavuga ko Imana batajya bakurikira abantu, badakeneye kwigishwa n'abantu, mu magambo make badakeneye kuza mu materaniro, badakeneye kwigishwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo Yesu ari we wenyine ubigisha, kandi akabigisha mu buryo butaziguye. Bavuze yuko bigishwe na Kristo badafashijwe n'abagabura b'ubutumwa bwiza. Bumvaga bihagije mu bitekerezo, kandi badashaka kumvira icyo itorero rivuga. Aba bantu bavugaga ko badakeneye gahunda y'itorero, ntibakeneye kumenya iby'itorero ryigisha, ntago bakeneye abavuga butumwa. Mu magambo make, uyu munsi wa none iri tsinda naryo rirahari. Hari abafana bifana, noneho bicara bakifana, akavuga ati ngewe nta mubwiriza nzafana, uretse ko nta n'umupasitoro nshaka ko agira icyo ambwira, nta n'umuvuga butumwa murayike nshaka ko agira icyo ambwira. Ikindi kandi Imana ifite ukuntu ivugana nanjye. Ndetse aba bantu bavugaga yuko urusengero nta kintu bibabwiye, mu magambo make ntacyo bibabwiye kumvira icy'itorero. Abantu nk'abo bari mu kaga gakomeye ko gushukwa. Mu magambo make, aba nibo bari babikurusha abandi. Umwuka w'ubufana, umwuka w'inyigisho, umwuka wo gufana inyigisho. Umuntu akaza akabaza, se muri muriga iki n'ubuhanuzi? Okay, niba atari gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera ndagiye. Undi akaza, umubwiriza arimo arigisha iki? Gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Niba atari ubuhanuzi ndagiye. Undi arimo arigisha iki? Amateka y'itorero. Hoya amateka y'itorero sinyakeneye, niba atarimo kwigisha ibi n'ibi ndagiye. Noneho ubu ngubu hagezweho n'inyigisho abantu bakeneye zibahumuriza mu bibi byazo. Zivuga ko bagiye kugura imodoka, bagiye kubaka amazu, zivuga yuko abatabyara bagiye kubyara, inyigisho zibwira abantu ko abantu Imana igiye kubaha amafaranga, bagiye kwicarana n'ibikomangoma bakajya muri politike bakaba abayobozi bakomeye. Abantu benshi uyu munsi wa none, ariko igikenewe ni kimwe: irinde kuba umufana, ushaka icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nshuti zanjye, hano banditse amagambo akomeye yo kudukebura. Kuri paji 172 baranditse ngo uwohereza ababwiriza butumwa bwiza nk'intumwa ze arasuzugurwa iyo mu bumva hagaragaye gukundwa kaza umuvuga butumwa umwe
bigatuma habaho kutemera iby'undi mwigisha akora. Uhoraho yohereza abantu be ubufasha atari igihe cyose babushatse, ahubwo arumenya icyabagirira umumaro kuruta ibindi. Ntabwo ari kenshi ko umubwiriza w'ibyiza umwe yagira ibyangombwa byose bikenewe byo gutunganya itorero ngo ryuzuze ibyo ubukristo busaba byose. Kubw'ibyo kenshi Imana yoherereza abagize itorero abandi bavuga butumwa, buri wese afite ubushobozi bwe abandi batari bafite. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana riratangaje. Uramutse urebye aho isi irimo kwerekera uyu munsi wa none, urebye ibintu biriho, birababaje cyane. Reka mbibutse yuko muri iki gitabo nanone banditse yuko abagaragu b'Imana ntibafite impano zimwe, nyamara bose ni abakozi bayo. Imana yahaye buri muntu wese mu ntumwa zayo umurimo wihariye. Nta gusebanya gukwiriye kubaho, nta gusenya umurimo w'undi, kandi nta macakubiri akwiye kubaho. Buri muntu wese uhoraho yashinze ubutumwa afite umurimo w'umwihariko agomba gukora. Buri wese afite uko ateye. Hari abavuga butumwa bavuga bihuta, hari abarandaga, hari abavugira hejuru, hari abavugira hasi, hari abaganira, hari abataganira, ariko ikigenderewe ni kimwe, nuko mesaje y'Imana ariyo ubona muri abo bantu. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ni ikintu gikomeye. Muri iki gitabo baranditse ngo ntabwo ari kenshi ko umubwiriza w'ibyiza umwe yagira ibyangombwa byose bikenewe byo gutunganya itorero ngo ryuzuze ibyo ubukristo busaba byose. Kubw'ibyo kenshi Imana yoherereza abagize itorero abandi bavuga butumwa, buri wese afite ubwe bushobozi. Aya magambo arakomeye. Aya magambo aradukangurira gukunda Imana, gukunda ijambo ryayo, gukunda inzu y'Imana, utiriwe ujya mu bintu by'ubufana, ugaca bugufi ugasaba Imana ikagira icyo ikora. Kandi ikindi kintu gikomeye, hari impamvu zigeze kuri enye zituma abantu bafana ababwiriza. Iya mbere, kuba umubwiriza muhuje amateka yahise. Hari abantu benshi bakunda ababwiriza bitewe n'uko bahuje, wenda mukaba muhuje ubwoko, ukavuga uti rwose uyu nguyu ni umuhutu wuzuye aranyigisha mfashwe ni mwene wacu, uyu ni umututsi wuzuye aranyigisha mfashwe ni mwene wacu, uyu twararuhanye hanze tutaraza mu Rwanda aranyigisha mfashwe, uyu nguyu twariganye muri kaminuza ni umunyabwenge ndamwemera, uyu nguyu twarabanye kera tukibana ku iseta. Guhuza n'abantu amateka bituma abantu babafana. Icya kabiri noneho ni ukuba wigisha ibintu bitagonga kamere z'abantu, kuba wigisha ibibwirizwa. Muri ino minsi ababwiriza ibibwirizwa bisekeje usanga bagaruka cyane kuri interineti, bararebwa cyane. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, n'icyo abantu baba bashaka ni amagambo asekeje yo kwisekereza kamere, ariko nta kindi kintu. Rero ikindi kintu cya gatatu gituma ababwiriza benshi bakundwa ni kimwe n'iki: ibibwirizwa by'urwenya, ibitekerezo by'ibihimbano n'imigani y'abakecuru ni ibintu bikunzwe cyane, kandi umubwiriza ubikoresheje atumirwa ahantu henshi, abantu bakavuga bati turamukeneye. Umunsi umwe umuntu yigeze kubwiriza, arabwiriza abantu baraseka. Noneho umugabo umwe yari afite nyirabukwe, kandi uwo nyirabukwe yari amaze iminsi arwaye, amuzanye muri iryo teraniro, uwo mugabo arabasetsa. Wa mukecuru arangije aramwenyura araseka. Wa mugabo yari umukire, arangije abwira urwo rusengero, arababwira ati uriya muntu nimwongera kumutumira muzambwire mbaha amafaranga mu mutumire, namushimye cyane. Buriya umuntu ugera ku rwego rwo gusetsa amabukwe aba ari umuntu ukomeye. Niba abantu batumirirwa gusetsa, abantu batumirirwa gutanga ibipindi, cyaba ari ikindi kibazo. Ikindi kintu cya kane gitumye hari ababwiriza bakundwa cyane ni ukuba akurura abantu kandi akanezeza abayoboke, bigatuma abayoboke b'idini binjiza amafaranga menshi. Kuba ashobora kuba abo bantu yababwira bakagera ku rwego rwo gutanga icya 10 n'amaturo, nubwo baba batabishakaga cyangwa nta mutima w'ubushake bafite, ariko umusaruro mu idini ukiyongera, bituma babavuga butumwa bakundwa ndetse barafanwa cyane. Ugasanga barabagenera amahirwe y'aho bagomba kujya kwigisha. Ariko nshuti zanjye, ibi bintu byose ijambo ry'Imana ribiciraho iteka. Ku musozo w'iki cyigisho nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Reka mbabwire yuko hagiye kubaho inzara, kandi iyi nzara irakomeye cyane. Murebe muri Bibiliya zanyu, ni amagambo nkunda cyane, kandi aya magambo ndifuza yuko tuyasangira. Aya magambo aratangaje cyane. Hano mu gitabo cy'Ibyahishuwe
igice cya 6 harimo amagambo akomeye. Ibyashuwe 6, ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Ibi bimenyetso bifitanye isano n'amateka y'itorero, ariko hari icyo nshaka gukurikirana ni kimwe. Umurongo wa 5, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 3, numva ikizima cya 3 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenariyo imwe, n'ingero 3 za seyiri zigurwa idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo bitwara. Mu magambo make, igihe cyarageze Roma yangiza inyigisho, abantu bibasaba kwigisha inyigisho zihuje n'irari ry'abantu kugira ngo abayoboke babe benshi. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu byateye inzara mu buryo bwa mwuka, kugeza ubwo Martin Luther yaje azanye Bibiliya yigisha abantu, ari nayo nkomoko y'ubuprotestani. Ariko uyu munsi wa none abantu bongeye kwicwa n'inzara, abantu barimo barabwirizwa ariko inzara y'iby'umwuka igiye kubica. Abantu barimo bararirimbirwa ariko kubera ubufana, inzara n'inyota y'iby'ijambo ry'Imana igiye kubica. Reka nshuti zanjye nkubwire yuko abantu bafite mwuka wera, abantu bafite umutsima w'ijambo ry'Imana ari uyu, ntabwo inzara igiye gutera izagira ikibatwara. Ndagusabira ngo Imana ikubere isoko y'ubuzima bwiza, Imana igufashe ukunda Imana cyane. Nta muntu n'umwe wigeze akunda Imana, wigeze agira umuntu afana. Ndetse ndajya mbabwire na Paulo yaranditse ngo dore Eliya yari umuntu nkatwe. Kwandika ngo dore Eliya yari umuntu nkatwe nuko atamufanaga. Reka twirinde gufana abantu, ahubwo Yesu Kristo atwara imitekerereze yacu, tuve mu bufana duhinduka abana b'Imana, tumenye icyo twahamagariwe. Mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye cyane uburyo twitaho. Abigishwa bawe bagize umuco w'ubufana, ariko igihe umwungere yakubitwaga intama zaratatanye. Ubufana buri gihe iyo akaga kaje bubyara akaga. Imbere yacu tuhafite gukubitwa kudasanzwe. Itegeko ry'icyumweru rigiye gutangazwa. Abantu benshi bicaye mu nzu y'Imana ari abafana, batazi iyo bijya n'iyo byerekera. Ubuhanuzi bwose tubwirwa na Bibiliya bugiye kujya ahagaragara, ariko abantu benshi ntabwo bafite imyiteguro ihagije. Turinde kuba abafana, ahubwo twicare twige ijambo ryawe, imitima yacu itwarwe nawe, kugira ngo amahitamo yacu atazagira undi muntu areberaho. Vuba bidatinze inyenyeri zikomeye abantu bishimiraga umucyo wazo zigiye kugwa, kandi nizigwa abantu bazagendera mu mwijima kuko nta mucyo wabo bifitiye. Uduhe umucyo mu gihe hakiri umucyo, kugira ngo tugende hakiri ku manywa. Tubisabye mu izina rya Yesu.